Nshuti bakunzi ba Kigali House nabasuhuje kandi mbaye ikaze ni umuhungu wanyu Elisa ngira ngo mumaze kumenyera uko byagenda kose maze kubimenya nanjye no kubyiyumvamo iyo mumbonye mwamuzi yuko ari amakuru meza mbambazaniye ariko mu makuru meza mbazanira umunsi ku munsi ngenda ngiramo amakuru adasanzwe naga makuru yose abasa nago buri munsi mba mfite amakuru ameze kimwe hari igihe mbanje noneho mfite amakuru yo nakita super cyangwa se amakuru yayandi adasanzwe ari speciale abadakwiriye kugucika. Uyu munsi mbazaniye iyi nzu urimo urayibona hano nturutse ni inzu nziza cyane irimo kugurishwa ifite avantage ngiye kubanza kukubwira uza no kwitaho ukabanza ukarangiza ino video kugira ngo uze gusobanukirwa neza avantage z'iyi nzu yanjye nkuzaniye uyu munsi. Iyi nzu iri muri quartier nziza iri Kibagabaga muri Kimironko hahandi muri ya quartier nziza barimo kubakamo amazu menshi. Iyi nzu ikindi iri kuri kaburimbo. Ikindi cy'inzu ukwiye kuyikundira ifite ubuso burenga 400 wabyumvishe neza burarenga 400. Urumva ko izo na avantage 3 ifite none hindi y'agahebuzo cyangwa se yakataraboneka. Iyi nzu mu gikari cyayo ikora ku mihanda ibiri ubundi mu gikari cyayo hari ya next imeneye dare ku buryo wowe nubishaka umaze kugura ino nzu uzahita ushyirayo etage zikora ku muhanda w'inyuma ku buryo washyiramo nk'amalimentation kubera ko quartier irimo n'icya kandi nta nahantu hari amalimentation. Urumva ko iyi nzu ifite avantage nyinshi cyane wagera ku yanyuma yo nagahebuzo ndaza kwiberekana video igiye kurangira murebe neza izo annex ukuntu ziteye aho wakibakira amaduka meza y'ubucuruzi. Iyi nzu kandi sinakomeza kwibereka ntahereye n'inyuma hano ngo murebe icyo bita design. Reba uno mu designer wakoze ino korotire urebe ukuntu imeze. Iyi nzu ni nziza mu buryo bwose. Noneho ikindi kintu ifite rooftop nziza idasanzwe. Nyamuneka reka mbabwire niba ari ubwa mbere uri umushyitsi ugeze hano kuri YouTube channel yacu ya Kigali House kora subscribe nanjye nzajya makubera ni umuhungu wanyu Elisa murabimenyereye ariko niyemeje kubaha ibintu byiza. Iyo channel nuyigeraho uzabona hinzi kubereye byanze bikunze wabibonye hanze neza cyane hano ho nakarusho. Ikindi dufite parking nini yisanzwe yajyamo nk'imodoka 3 nini z'amajipe. Nagomba nshaka kubeshya mbagira nkubwira ibintu kandi nawe unanabyibonera. Ikindi kintu dufite hano tuhafite design nziza cyane hose hagiye hari ama design meza cyane. Ese urabona bisa gute kuba wabasha kwigurira inzu nziza nk'ingi Kibagabaga nshyashya ifite ibyumba 4 douche na toilette nenye ikagiraho na office nayo ifiteho douche na toilette. Urumva ko office nayo ishobora kuba yaba nk'icyumba ariko wayikoresha nka office. Reka mbabwire ndagira ngo nkore video yihuse idatinze kubera ukuntu ino nzu ari nziza. Reka mpita nkomereza kuri rooftop yayo mubanze muharebe neza naho. Aha rooftop yacu tukaba tuyisesekayeho urimo urabona ukuntu imeze ariko rooftop nziza cyane imeze neza yisanzuye. Abantu bawe bageze muri 50 bashobora kuba basabanira hano hantu ariko simpatinda naho ahubwo hindukira witonze ubereka iyi view uba wifitiye iyo uri kuri no rooftop yacu. Wow, hindukira neza uberekera neighborhood yo hakurya wazuminze barebe uko bimeze. Urabona ukuntu bimeze uze gucikwa na avantage nakubwiye nyuma. Reka dukomeze kugira ngo mpite bakorera video ngufiye. Aha twakomeje hano hasi rero sinahava ntaberetse ino jaride nziza ikikijwe n'indabo nziza cyane. Ndebera nawe ni ya jaride iteye mu twatsi twiza tumwe dukura ukabona tumeze nk'itapi neza neza. Urabona ko inzu yacu ari nziza iri ku giciro cya miliyoni. Wait, reka tubanze mbibabwire tugeze haruguru kuri ku kabaraza kubera yuko inzira yahendutse cyane rwose. Niba uri mu diaspora niba uri umuntu w'umunyarwanda uri hano mu gihugu ushaka kugura inzu y'icyitegererezo iyi nzu ntabwo yagucika bro. Iyi nzu ntabwo yagucika niba ushaka kugura inzu nziza. Aha ngaha ni ku rubaraza tugeze ni urubaraza rwiza cyane rwa salo rumeze neza cyane. Reka mbabwire iyi nzu iri ku giciro cya miliyoni 220. Sigaye mbabwira ya nyuma kandi ngewe mba honete gerageza ubunyangamugayo. Ibindi burya biza nyuma y'ubunyangamugayo ariko nge mba ndi kubabwiza ukuri kugira ngo
tuvuge tuti niyo last price, ntabwo nshaka kuvuga ngo 250 ngo negotiable ngo oya, 220 uza bagukora mitasiyo. Hano ntituhatinda, turasanga hano urugi rwiza cyane ruduha ikaze muri salo yacu, ntako bisa rwose. Ni karibu dutemberane, dukubite tubangura. Inzu yacu yo murimo murayibona, karitsiye mukomeze muyibuke, ni muri Kibagabaga ya Kimironko, hano muri ya karitsiye nshyashya yo barimo kubaka umunsi ku munsi. Ndebera itara, itara ryiza cyane riri kuri plafond nziza cyane, cyangwa se ceiling nziza cyane, dufitemo n'akabati keza cyane, kandi ikindi buri cyumba kigiye kirimo garderobe. Urumva ko inzu ari deal ya danje. Hano rero tuhafite amakaro meza cyane, nayo ari very clean kandi ari smart. Hano rero tuhafite salamanje, ni salamanje nziza nini yisanzuye, nayo imeze neza. Ndebera itara, urebe plafond, ni gypsum ishushanyije neza cyane, biri perfect. Dufiteho hano side ya ntuza ya lavabo nziza, nayo iriho na kamera keza cyane. Turahita dukomereza kandi tujye ku gikoni cyacu, aho dusanga igikoni cyiza kimeze neza, giteguye neza. Urabona ko ari igikoni kimeze fresh, umwanya wa fridge munini cyane, tukagira umwanya wa kuka wisanzuye uhagije. Urabona ko iki gikoni gihagije kandi gifite access nyinshi. Reka mbabwire, reka tureke gutinda, ahubwo duhita duhera ku byumba, ariko ndahera kuri ya ofisi. Uretse ko ifite na access hanze, ariko reka mpera hano kuri toilette, aho mpita nyihingukaho. Tukinjira hano, ushobora kuba winjiye muri ofisi uturutse n'imbere muri salamanje, aho usanga dushe na toilette nziza y'umuntu wicaye muri ofisi ashobora kuba yakoresha. Ariko ntago ahangaha ariho bivuze ko wakinjirira, ahubwo hari indi access hano. Ngira ngo umuryango murawubona, uyu niwo muryango wa ofisi yacu usohokera hanze direct. Reka twihute ku byumba. Tukagira urugi rwiza cyane rwa muvura, kandi rumeze neza cyane. Waho ni karibu. Umwanya uri hano noneho ntubaho. Ndebera no mwanya ukuntu ngana, urabona ko ari umwanya munini. Ibaze ko iyi ngiyi ari corridor, ariko ikaba ingana gutya. Ni nk'icyumba neza. Hano tuhafite ibyumba 4, ariyo byo tugiye guheramo. Turahera kuri iki cyumba cyacu cyiza. Reka nyemerere kameramana kibereke neza yitonze, mutaza kugira akantu na gato kabacika. Ni icyumba cyiza kinini, kirimo garderobe, amatara meza, spotlight yacu ameze neza cyane. Urabona ko ari inzu nziza cyane, ariko utaza gucikwa no gutemberana kuri ya manex yacu yo mu gikari, kuko yo ndayagutuye. Ni amanex meza, ariho dare nziza yo washyiraho etage, ugashyiraho amazu y'ubucuruzi ameze neza, kandi dare iramena. So twakomeje mu kindi cyumba cya kabiri, reka nacyo bakibereke. Ni icyumba cyiza kandi nacyo kirimo douche na toilette, cyangwa se bathroom. Urumva yuko ari icyumba cyiza cyane. Iyi nzu iri ku giciro cya $220,000, utaza kubyibagirwa nubwo iri Kibagabaga. Iyi ni inzu iri very affordable kandi nziza cyane. Ndebera bathroom, wow, shower noneho yo ni ibindi. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Reka dukomezanye. Dufite hano kandi ikindi cyumba cya gatatu. Mbere yuko twinjira muri chambre principale, ese reka nkubaze, niyo handi wari warabonye inzu buri cyumba kigiye gifite douche na toilette, kandi ari cadastre bro, apana etage. Dukomeze, reka tujye muri iki cyumba kindi nacyo, aho dusanga icyumba cyiza kisanzuye, kimeze neza, gisa neza cyane, kirimo garderobe. Iyi nzu wayigura ugahita unanayikoresha business. Urumva yuko nabyo byashoboka, kubera ko ni inzu igiye ifite amadushe n'amatoilette, ni style itandukanye n'iyari isanzweho. Dufiteho hano dushe, reka bayibereke, nayo ni dushe nziza, amadushe asa neza yisanzuye. Iki giciro ni gito. Niba warabonye inzu tumaze iminsi twamamaza, iyi nzu rwose ntize kubacika. Iyi cano nta muntu witazatuza muri Kigali pe, mu gihe cyose uzaba ukikurikirana. Aha, twakomeje muri chambre principale. Ni karibu cyane, mbahaye ikaze, kandi ni chambre principale ntaza kukwifuriza kuba wahomba kuyitemberamo. Natwe hano tuhafite aka etageri k'inkweto kiza kanini, kameze neza cyane. Reka duhite duhera muri douche na toilette y'iyi chambre principale. Ariko ujye ureba toilette, ntukajye wumva gusa ibyo tuvuga. Ujye ufungura
ujye ukurikirana urebe n'akantu ku kandi. Urabona inzu ukuntu imeze? Iyi ni inzu bro, miliyoni 220 muri Kibagabaga. Aya ni amahirwe y'akataraboneka, aya ni amahirwe y'imboneka rimwe. Reka duhite dukomezanya mu cyumba nyirizina, aho dusanga icyumba cyiza kinini cyisanzuye, icyumba cya bosi, icyumba gisa neza, icyumba gituje, icyumba giteye amarangi meza, icyumba kirimo garderobe, icyumba kirimo amakaro meza, icyumba kirimo plafond nziza, icyumba kirimo amatara meza. Mbese ndumva navuga mpaka, kubera ko iyi nzu yanshimishije. Ikindi kandi ubu ndimo nditegura kujya kubereka ya manex yo mu gikari, cyangwa se cya gikari cyacu. Chambre principale yayo ni iyi, urabona ko ari nziza cyane. Tuvugishe nyamuneka tukugeze kuri ino nzu batarayigura. Ikindi kintu ino nzu ifite, mbere yuko njya mu gikari, ifiteho akabarikoni ka chambre principale. So aha niho dusanga akabarikoni keza cyane kanini kisanzuye. Ndebera zino design please, urabona ko ari design nziza kandi zisa neza. Noneho nyemerera hindukire abereke ya jaride. Ndebera ino jaride. Iyi nzu yubatse mu buso burenga 400 kuzamura rwose. Urumva ko iri mu kibanza kinini gihumetse. So twakomeje rero tugeze muri cya gikari cyacu, ariko tutaragerayo hano tuhafite akaryango gashobora kuba kasohoka, kubera ko niba ubyibuka neza ni ku muhanda. Reka dukomezanye ndebera igikari ukuntu kingana. Iki ni igikari cyo gushyiramo aha wahanika imyenda. Aho ngeze urabona ko nabyo babizirikanye. Noneho nkigera hano niho mwizingiro. Iyi nzu ifite amanex hasi, ariko ikagira na dare imeneye yo hejuru, ku buryo ushobora guhita wubakaho andi manex areba hirya, akaba yajyamo alimentation. Ngira ngo urabibona neza, bazuminge sa n'uhagarara hano ubereka ukuntu ari hanini, hajyaho n'imiryango myinshi. Urabona ko ari sawa cyane. Aha ni ahantu ho wagura ugahita wongera ukazamuraho gatoya, ugahita wikorera diru, ugahita ugira imiryango y'ubucuruzi muri ino quartier. Byose biri muri miliyoni 220, kandi na negisi bazibagiwe zo hasi. Reba ukuntu zimeze, urabona ko ari nziza. Hari akazi k'umukozi, hari igikoni cyo hanze, hari dushe na toilette, hakaba hari n'umwanya munini nawo ushobora kuba waza ukubakamo ikindi kintu, kubera ko urabona ko nawo ari umwanya wisanzuye umeze neza cyane. Nshuti bakiriya beza mwadukurikiye, turabashimiye kandi turabakunda. Mwakoze cyane kubana natwe. Inzu yacu twayiberetse. Amazina yanjye nitwe Risa, channel ni Kigali House. Mukomeze mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, TikTok, Instagram na Facebook, no kuri YouTube twitwa Kigali House hose. Kandi ntugende udakanze subscribe, ubundi tukugeze kuri ino deal nziza cyane. Usoza umwaka wa 2025 uvuga ati Kigali House yankoreye deal rwose. Muri abantu b'abagabo, natwe dukomeze kukwifuriza umugisha no kugira ubuzima bwiza. Mukomeze kugubwa neza.